amarozi, ikavura n'abafite bateze amahembe, n'abatezwe inyatsi, n'abarwaye ibisebe byo mivogo, naho inkuba yakubise nkagangahura, n'ababyeyi bagiye kwa muganga ntibashobore kubyara, nkashobora kubazingura barabazinze. Yego. N'abakobwa bagize nk'imyaka 40, hari igihe avuga ngo abantu baramuroze ariko mu by'ukuri atari uburozi. Nagera hano mu Gicumbi nasuzuma ngasanga ni ya gakondo yawe ya kamera kameza miryango baterekeraga iwabo baterekeraga mu gisekuru cy'iwabo. Yego. Ndasuza umukecuru wanjye wo muri Irandi nashyingiriye abana, nkaba nanamuvuye, akaba ananshimira ubutumwa nyohereza bongeraho, ariko byaba byiza ko haraho navuye batabyara, ubu barabyaye. None se utanga urubyaro? Baba barabaroze cyangwa se gakondo y'iwabo hari ibyo batayikoreye. Icyo gihe ngewe yaje hano nkamusuzuma nkasanga ari gakondo yabo. Yego. Nkoresha ibintu bigeze kuri 4. Nkoresha amata y'inshyushyu ariyo rukamisha y'ibwami n'ibwamikazi, narangiza nkayamuvumera ntamukuyeho umuvumo. Ukayamuvumera gute? Urayamwoza warangiza ukamuvumera umuha umugisha wa kibyeyi. Yego. Ubwo ukamwogeje karande. Nkakoresha abatanywa inzoga nkoresha umutobe urimo ubuki. Abanywa inzoga nkoresha urwagwa rurimo ubuki ariyo nkangaza y'abagabo basogokuruzaga banywaga bari mu bitaramo. Hello guys, nitwa Babu Gikomango mu moyo dofshonerana mwenyewe made in Rwanda misu Bushinwa, Papa Kibwamba hayi ikaze, kandi nanabasuhuje mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Uyu munsi rero muraza kunyihanganira kubera yuko no bwa mbere numiye umuntu w'umumama nk'uyu nguyu, nabonye ibintu akora ngira ama emotion, numva na shaka kumuganiriza, numva nashaka kugira byinshi mubaza. Mbimusabye nawe anyemerera ko nta kibazo namusura nkamubaza, ariko kubera yuko nzi neza ko ngira abandi bantu benshi bankurikirana baba bakeneye no kumenya amakuru nk'aya, hari abantu baba batayafite, ndavuga ngo nabo ndababariza. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Mama, tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Muratangira. Yego, turabo. Namwe muraho? Turashima Imana. Mumeze mute? Turashima Imana. Rwanda. Imana y'u Rwanda. Kubera icyo umuntu akunda kuvuga ngo turashima Imana y'u Rwanda? Nuko ari umurage wa kera, ngo turashima Imana y'u Rwanda. Uwo ni umurage wa kera. Ubundi umurage ni wo muco? Ni umuco w'ababyeyi bacu ba kera cyangwa abakurambere bacu ba kera ko basuhuzanyaga. Iyo hajemo ijambo umukurambere, benshi bajya bagira ngo ni byandi byo guterekera cyangwa se bimwe bavuga ngo nk'abapfumu nk'urugero, kubera yuko hari byinshi ngeze ahangaha nabonye nasanzwe nanamenyereye, ngiramo ubwoba, ariko kubera ko wampumurije urambwira ati humura ndatuje, ariko hari n'ushobora kubibona nawe akagira ubwoba. Ibyo bimeze gute? Nta kintu wabonye hano kidasanzwe. Wabonye icumu, wabonye inkoni, wabonye inkota, wabonye umugara, wabonye ingofero y'abasaza, wabonye urunigi. Ngira ngo nta kintu wabonye hano kidasanzwe. Wabonye ibiseke, wabonye inkongoro, wabonye imiti gakondo. Nta kintu kidasanzwe kiri hano. Bivuze ngo wowe uri umuganga gakondo cyangwa se niko nabyita se? Ngende umuganga gakondo. Uvura ibiki n'ibiki? Ndi umuganga gakondo. Utari wa wundi wo kuri social media bavuga ngo nimwohereze 80 igiceri cya 50. Ndi umuganga gakondo. Wabuvukanye utarabucishije. Wabuvukanye ubwo ni gute? Uko umuntu avukana impano bitewe n'igisekuru uvukamo. Niyo mpamvu ngiye nisanze ndi umuganga. Nta Tanzania nagiye, nta Bugande nagiye. Ubundi ngewe ndi umuganga ukoresha imiti gakondo Imana yaremye.
yego, ikavura amarozi, ikavura n'abafite bateze amahembe, n'abatezwe inyatsi, n'abarwaye ibisebe byo mivogo, n'aho inkuba yakubise nkagangahura, n'ababyeyi bagiye kwa muganga ntibashobore kubyara, nkashobora kubazingura barabazinze, yego, n'abakobwa bagize nk'imyaka 40, hari igihe avuga ngo abantu baramuroze ariko mu by'ukuri atari uburozi. Nagera hano mu Gicumbi nasuzuma ngasanga niya gakondo yawe ya kamera kameza miryango baterekeraga iwabo baterekeraga mu gisekuru cy'iwabo. Yego, kuko kino gihe haje ibintu by'amadini bajya kuri social media birengagiza umuco gakondo w'abanyarwanda. Yego, kandi kera Imana y'abanyarwanda ko hari ukubandwa no guterekera umwaduko w'abazungu taraza, bakoreshaga umuti gakondo banivura banavura abandi. Kuki wowe wahisemo kugumana uwo muco kandi harateye abazungu nyine dukoresha hari abakoresha imiti yo muri farumasi, hari abajya mu bitaro, kubera iki we wavuga imiti yo muri farumasi? Ni ukuvuga ngo ubundi ni biochimie bashyiramo. Yego, kuko bandi bajya bampa amahugurwa na CHK na Muhima na Nyiranuma n'amafarumasi baduha amahugurwa amwe twese. Yego, nk'abaganga muruzuzanya. Umutandukanira he? Dutandukana ko hari indwara ishobora kubananira nkayivura. Gute? Iyi miti gakondo ntibazi uburyo ivura, ariko ngiye mfite ubumenyi kubera ko sogokuru wanjye ubyara data yaravuraga, naho nyogokuru avuka baravuraga, naho mama avuka baravuraga. No kuvuga ngo ni gakondo kamere kameza muryango mu gisekuru mu gisekuruza. Wowe uvura gute? Ubwo bubasha nubwo wavukanye, ni ibiki bigukoreramo kugira ngo uvure umuntu? Ngewe nubwo navukanye. Wenda sori gato nkubaza akakantu, hari ukuntu ujya kwa muganga bakagusuzuma nyine bakamenya nk'indwara urwaye, urumva, ariko bakoresheje ibyuma. Wowe ubwirwa n'iki indwara uravura umuntu? Imana ya twese, urabona nka bariya bakore bajya mu rusengero bakavuga ngo Imana yababonekeye, mu by'ukuri ntabwo Imana iraza ku isi, nta n'umuntungane Imana iraza guturamo. Ahubwo iriya ni karande yo mu gisekuru, bagahanura bagiye mu rusengero, bakanga kwicara ngo bahanure batabara abanyarwanda kuko twe tubatabara. Yego. Ni nk'abahe bantu uvura, cyangwa se ni nk'iye ndwara uzi waba waravuye byari byarananiranye? Hari aho navuye batabyara, ubu barabyaye. None se utanga urubyaro? Aba barabaroze cyangwa se gakondo y'iwabo hari ibyo batayikoreye. Icyo gihe ngewe yaje hano nkamusuzuma nkasanga ari gakondo yabo. Yego, nkoresha ibintu bigeze kuri 4. Nkoresha amata y'inshyushyu ariyo rukamisha y'ibwami n'ibwamikazi, narangiza nkayamuvumera ntamukuyeho umuvumo. Ukayamuvumera gute? Urayamwoza warangiza ukamuvumera umugisha wa kibyeyi. Yego, ukamwogeje karande. Nkakoresha abatanywa inzoga, nkoresha umutobe urimo ubuki. Abanywa inzoga nkoresha urwagwa rurimo ubuki, ariyo nkangaza y'abagabo basogokuruzaga banywaga bari mu bitaramo. Kandi ikaba ariyo nzoga yakorwaga mu mihango ya kera, kuko kera habagaho imihango bagashigisha intango y'ikigage, ariyo mbuto ya gihanga y'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, tukayihuraho twese Afrika ibihugu. None ubwo rero icyo nibaza akakanya, sibyo? Umwe yuko udakora nk'abapfumu, kandi nawe ukaba ufite ibintu abapfumu bakoresha. Hane si bakoresha icumu, ingabo, inkota irasanzwe. Hari ubwo waba urwaye indwara ukavurwa n'ino nkota. Iyo ivura iki? Inkota ikura nyabingi. Zimwe zananiranye zivuga. Izo zivuga?
noneho iyi nkoni ni nk'umurage wa sogokuru ko yitwazaga inkoni mbese nsa nk'uwasigaranye intebe ye yego yavurishaga yego ibisanzwe ibindi byose ni ibisanzwe urabona ko byose birahari dore n'ibihago by'abasaza bya kera ngibiriya duseke turahari nta kidahari n'urutamye n'uruhindu rurahari iyi miti se yo ikora gute uyu muti njya nkuvuza abadamu batagira amazi ubwo ni gute amazi nyine nawe mukuru ushatse umugore ugasanga ari Mukagatare nkaho nibita abana yo ngo ni Rwasa Butare ni Mukagatare rero iyo uyu muti yo muhaye umugore utagira amazi y'abakobwa amazi ari byo bavuga amavangingo mbese n'uyu muti okay bimwe bavuga sinzi niba biraba bisa nabi cyangwa mbikubwiye byaba ari bibi bimwe bavuga byo guca imyeyo byo nayo ndayifite imyeyo yose imiti y'imyeyo ndayifite ndanayibakorera benshi icyo bita gukunira abakobwa ndabikora gukunira mu Kinyarwanda bita gukuna ariko mu rundi rurimi bavuga guca imyeyo mu buryo bw'icyubahiro ubundi bakavuga ko ari imyambaro y'ababyeyi gute imyambaro y'ababyeyi gute imyambaro y'ababyeyi se mu Kinyarwanda ntabwo ucyumva umwambaro w'ababyeyi mbese atameze nk'uko yavutse ubwo nicyo byifashisha ese ubundi sibye kuba ari umwambaro bifasha iki umugore akwiye kuba biramwambika yicaye ntabwo yakambara ubusa mbese biba bimwubatse ntabwo yakambara ubusa ariko aramutse atarabikoze yicaye yarangara ngo nanjye ndaza gukoresha ubwonko nsesengure kuko ntabwo uri kubivuga bihagije ndaza gukoresha ntabwo wabyerura yego rero nifuzaga kubaganiriza urumva ariko ngira ngo munafashe kubera ko mufasha abantu benshi cyane hari abantu baba batazi uburyo mukoramo nkanjye ugira abantu benshi bankurikirana nk'ubu ngubu hari abantu baba badukurikirana bafite n'ibibazo byibuze babe babasha no kuba bakugana bakiri n'ibyo bibazo abantu bakwizera gute ubavura gute bagukura hehe sibyo wenda kuba watanga nimero kugira ngo wenda baguhamagare ushobora kubavurira mu rugo kabasangayo hari abatabasha wenda kuba banagenda bitewe n'uburyo hari abatabasha kuba banagenda kubera uburwayi bafite icyo gihe iyo amaze kubona nomero yanjye yarampamagara nkamubwira ibisabwa iyo abyubahirije ndahaguruka nkajya kumuvurira iwe mu rugo ugiye utange nimero yawe ikindi n'abantu bawe wabuze nk'uko wabimbwiraga nizere ko nimero yawe barongera bakayibona ndasuhuza umukecuru wanjye wo muri Irandi nashyingiriye abana nkaba nanamuvuye akaba ananshimira ubutumwa nyohereza bongeraho ariko byaba byiza ko bafata inomero yanjye mu bihugu Amerika, Canada, Ubufaransa, Afurika, ibihugu byose mbese n'abanyarwanda rusange n'abanyarwanda ni ukuri bafate nimero yawe Imana izamfashe uvura umuntu waturutse kubera ko iki kiganiro twagikoranye n'umuvura uzabimbwire ngewe mbibwira abanyarwanda ko byaba ari ibintu byiza binashimishije ngaho ngera uvuge nimero yawe inomero yanjye ngewe nitwa Mukandutiye Asiya inomero yanjye ikaba ari 07 8 2 4 1 3 7 ubwo niyo abantu bose baguhamagaraho ndabasuhuza cyane kandi ndabakumbuye ntabwo ngikorana na muganga mugasa ndi kwikorana uri kwikorana kuko n'ubundi ubwo bushobozi wowe wavuze ko ngewe nari ngusanganywe nyine yaraje turakorana ariko biba ngombwa ko dutandukana ajya kwikorana ni wowe wamuhaye ubushobozi cyangwa nawe yarasanzwe abufite twamenyanye ari umuganga ariko gakondo ntago ayindusha hari ibyo namufashije wamufashije
ubwo bivuze ngo wamugize umuntu nyine ufite ubushobozi, ufite ububasha. Ntabwo nkeneye gukurikirana gahunda ze, nkeneye kuvuga izanjye zindeba, ko ntabwo ninjira muri gahunda z'undi. Yego. Rero ndagira ngo mbashimire, urumva, kandi mwanakoze kutwakira. Nizere yuko ubu butumwa ngiye gutambutsa buzagira abantu benshi bufasha, kandi namwe muzabafashe nk'uko mwabitwemereye. Nta mubyeyi wanga gufasha abana, umwana iyo aza gusanga uramutabara. Ubwo umuntu udafite amafaranga wenda ntaragenda ariko arwaye cyangwa se afite make, ubundi buganga bwacu burafasha. Hari uwo adafite atishoboye, icyo gihe uramufasha nk'umubyeyi. Yego. Yazakubera umwana mwiza agahigura. Ndabashimiye rero, ngewe ndumva ari ibyo nashakaga kubabaza. Wenda ubutaha nimwongera kungirira, ninongera kugira umugisha mukanyemerera kubasura, muzanyemerera mbasure. Kariba amarembo aruguruye. Reka mbwira abantu bari badukurikiye ngo nizere yuko byibuze mwagize ibihe byiza. Uyu mwanya nawufashe kugira ngo ibi mberetse mubashe kubibona, kubera yuko hari abantu benshi baba banabikeneye kurutaho, sibyo? Ndabashimiye cyane. Murakoze. Namwe mwakoze n'ukuri.